hariho uruhande rumwe ntago ari ababyeyi bose, ahubwo societe turimo cyangwa n'imyumvire uzi ko bikonveka abantu bikakonta ku bantu benshi, ariko n'ababyeyi bashobora kubigiramo uruhari. Yakumva umwana aratwite, kuba umwana atwite ntago ubuzima burangiye, kandi kuba umwana atwite ntago bisobanuye, ntago ari meaning yo kugira ngo wa wundi amuteye inda amushire mu rugo. Harimo kimwe cyo kubyarana ukavuga ati mbyaranye n'umuntu yanteye inda, byabaye impanuka, ariko ntago tuzi ko harimo urukundo. Niyo mpamvu iyo turebye tugakora amajyanisha menshi tukagereranya ababyeyi abantu ba kera n'abubu, divorce nizo ziri nyinshi cyane, kubera ko hariho bimwe umwe ashobora kuza akagutera inda ko mwishimye cyangwa se mwagize ibindi bihe bidasanzwe, bibaye ngombwa ko gutera inda. Ntago ari minezi ko umuhungu umushiraho pressure ngo bashakane cyangwa umukobwa ashakane, ko ashobora kuba atari kumukunda cyangwa se atari kumwiyumvamo ukuntu. Ntago bisobanuye babyarana, ariko ntago bisobanuye ko bahita babana. Twongeye gusuzana none twongeye gushimira abakunzi ba God TV show bagiye batandukanye, bahereye ahantu hatandukanye mu mpande enye zitandukanye z'isi. Kuri iyi nshuro tugorokanye ni grand sœur wacu, ikaba na mushiki wacu. Turamukunda cyane, turanamwubaha, niyo mpamvu twamutumiye kuri televiziyo yacu cyangwa se kuri YouTube channel yacu kugira ngo tuganire ku bintu bigiye bitandukanye bibaho kandi bihoraho buri gihe bigiye bitandukanye, ariko nyine cyane cyane ku rubyiruko. Amazina yanjye nitwa Izabayo God nk'ibisanzwe. Mbere yuko tumereza umwanya nabanza kukubitsa gukora subscribe kuri God TV show n'izindi mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, ukabasha kumenya ubuzima bwa buri munsi abantu bagiye babayemo ndetse n'ubuhamya. Ntabwo wabura ikikuramo, ntabwo wareba ibintu ngupfe kuvira mwanga utagize ikintu ukuramo. Tujye kumuheza umwanya atwibwire. Okay, murakoze cyane, nishimiye kuba kuri God TV show. Ndabyishimiye cyane kuko ni ingenzi cyane. Amazina yanjye nitwa Mukamfizi Brielle Honorine, ndi impunzi yo mu nkambi ya Kiziba. Narangije amashuri muri Kepler, nize management with logistic concentration operation. So nishimiye kuba hano kuri iyi TV kubera ko ni byinshi tugenda tumenyanaho, muragenda mumenya, muramenya byinshi kuri jewe. Murakoze cyane. Turakwakiriye, aho ikaze kuri televiziyo God TV show. So rero turagutumiye nk'umuntu wabaye mu nkambi, wabayemo kuva ryari? Ntekereza ko mvuze ko nahabaye kuva inkambi yatangira. Inkambi ya Kiziba nazanye nayo, nubwo ubuzima bwaho bwa mbere bari kuyizamo ntago nawe menya kuko nshobora kuba naraje ndi umwana mutoya, ariko nibwo buzima nakuriyemo. Niho natangiriye amashuri ya gardien, ni naho nigiye kaminuza. Wegiyemo gardienne primaire secondaire kaminuza? Hano mu nkambi ya Kiziba nahigiye gardien, migira primaire, migira secondaire kugeza tronc-commun. Superieur nayigiye hanze nk'ibisanzwe, nize muri college Nyemiramihigo no muri Yave Kivumu. So kaminuza rero nayigiye hano, nkuko mubizi ko dufite Safi New Hampshire University zero at Kepler program ifata abanyeshuri batsinze bagakora examen test. Ahubwo ndashishikariza n'abantu bose, abanyenkambi bose kuyizamo, ni nziza. Niho nigiye kaminuza, urumva niho nabaye cyane. Rero tugize amahirwe watangiranye n'inkambi, ushobora kuba waragezemo hano ufite nk'imyaka 3 cyangwa 4, ntabwo mbizi neza. Nimye nk'imyaka ingahe watangiriye hano? Nagezemo hano mfite umwaka umwe n'igice. Umwaka umwe n'igice. Urumva ko uri mukuru, ufite experience, wakuriye hano. Buri mwana wese natwe ko turi hano twakuze tureba. Yego. Gerageza utubwire ubwo buzima bwo hambere mu nkambi nye ku rubyiruko bwari bumeze gute? Okay, murakoze cyane. Ingereranyije ubuzima bw'urubyiruko bwo hambere bwari bukomeye cyane, kuko abantu benshi babaga batari barangiza kwiga, batarafunguka mu mutwe, bagifite ubutesi. Iyo ugereranyije mu bihe byashize n'ubu ngubu ubona ko hari impinduka mu nkambi ya Kiziba. Usanga abantu benshi barateye imbere, bamwe bazi kwishakishiriza. Dufite nk'Itara Media, bagenda bakora ibintu bitandukanye, ibintu by'itangazamakuru nkuko namwe mubikora hano. Mbese inkambi ya Kiziba igenda itera imbere kubera urubyiruko rwagiye rufite skills nyinshi ituma batera imbere, na dufite aba intellectuel benshi. Urumva ko ni ibintu byiza cyane, twateye imbere. Murakoze. Okay,
urumva nyine abantu bagiye batera imbere uko bagiye barushaho kuba hano nyine mu nkambi nyine bagiye bafunguka mu mutwe. Hambere gerageza utubwire nko wenda nk'umuntu umuntu uheruka hano, hariho nk'abantu bagiye bajya hanze akayarerukaga hano amashuri twigiragamo ari igitaka, tujya gutunda itaka tukaza tugahoma. Utubwire amashuri y'icyo gihe n'ay'ubu ngubu uko bimeze, itandukaniro rihari. Urakoze cyane. Ndabyibuka twe dutangira gardienne, abantu bicaraga nka bakuru banjye bize bicara nko ku bidebe bigira hanze bakicara ku biti, utudebe tw'amavuta tumwe two bandikaho usa. Abantu benshi wenda bazi amavuta yandikagaho usa, ubuto bitaga ubusa, barabimenya cyane. Aho ngaho bicaraga ku budebe bagashira ikibaho ku giti, buri munyeshuri akabazeho igiti cyabo kiba akaba ari ishuri ryabo ribe. Tugenda tuzamuka tujya mu mashitingi afite hose ari amashitingi ku buryo winjiraga no mu ishuri. Ngenda nayigiyemo ayo ngayo y'amashitingi mu wa mbere ku buryo twatoboraga wakerewe ugahita winjira mu ishuri, mwarimu yakubona gukubita. Ariko nyine ugereranyije turagenda turazamuka, bagira igihe bubaka amashitingi iri hejuru bakajya bayihoma nyine bagahoma n'igitaka. Ubu ngubu rero urebye hano aho kaminuza yaziye na secondaire twigira muri etage nk'abandi bose, ni ahantu heza cyane. Dufite etage zigeretse inshuro 3. Turaza kuzibereka kabisa, muze kuzibereka cyane. Urumva ko iterambere ryagiye riza, n'abana bagiye biga. Dufite abantu benshi bakomeye bari mu gihugu cyo mu Rwanda kubera skills bagiye bahatana mu masoko bagatera imbere ariko ari impunzi. Rero numva ko ntekereza ko ugereranyije n'igihe cyashize abantu kubera ukuntu bagiye bunguka ubwenge no kwiga cyane, ari nayo mpamvu dukomeza gushimira leta y'u Rwanda kuko yaduhaye ububasha bwo gukomeza kwiga nako tukagira uburenganzira nk'abandi bantu bo kujya mu ishuri. Niyo mpamvu twakomeje gutera imbere ugereranyije urebye hano bimeze neza. So noneho tugeze none mu myaka yisumbuyeho nyine za 2010 kangahe, noneho tuvuye mu mashuri y'igitaka tugiye muri twe twumvaga ari ibintu bitangaje kuko niba twe twarakuze tugasanga turi mu shitingi y'imigondero. Ntago numvaga ko, ntago nge nari nzi ukuntu abantu baba mu mazu afite sima cyangwa kugira sima ntayo nabonaga, kuko niba narakuze nkaza nkasanga na amashitingi ni icyondo turahoma tukagira neza. Twumvisha ari ibintu bidasanzwe cyane cyane nk'abana b'abakobwa turi segonde twarahifotorezaga cyane twumva na ahantu heza. Ikindi ndibuka mwarimu twajyaga kumutundira itaka ari buryo guhuma inzu ye umuntu mukajya kubakorera ibi. Nzi niba nawe byarakubayeho. Ibyo nanjye byambayeho bimwe bavuga ngo ni travaye. Watundaga itaka waba utaritunze inkoni mwarimu akakuzira akajya baragukubita cyangwa se akagufata nk'umwana w'ikinani. Twarabahomeraga cyane rwose, twarabikoraga. Nanjye nabikozeho. So ubu ngubu rero wenda nubwo abantu bagiye bakora tukaba tugeze ku iterambere nyine ugenda bigaragara ko hari impinduka, byanze bikunze hari imbogamizi bagiye mbere hose. Wagiye nko muri izo mbogamizi bagiye guhura nazo kandi n'uyu munsi bikigaragara aho kugabanya kubona byiyongera. Murakoze cyane. Urubyiruko rwahuye n'imbogamizi nyinshi, ntekereza ko ari ahantu dutuye bahuye n'imbogamizi zo kubyara bakiri abana, aribyo twakwita nka EI pregnant, n'abandi za drogues zikabatwara, ibiyobyabwenge kubera ubuzima bwo mu nkambi ya Kiziba. Ubuzima abana ntekereza ko impamvu bahuye n'ibyo bibazo bagize peer pressure. Nakwita ko ari nk'agakungu mbese. Nk'agakungu abana bakagira ibintu byo gukundana bakiri abana batoya. Umwana w'imyaka wo muri secondaire kumva ngo afite boyfriend ngo afite girlfriend, urumva bikabatera kuba wenda bakora sex bakiri abana batoya. Rero niba bakoze sex bakiri abana batoya ntago bazi kwimanaginga, ntago bazi, babikora mu kavuyo, babikora batazi ukuntu bimeze, barangiza bagatwara inda bakiri abana. Ugasanga dufite imibare myinshi hano mu nkambi y'abana bato bari under 18 batwaye inda z'indaro, babyaye bakiri bato. Abasore bacu benshi bafite ibibazo byo kunywa inzoga, ibiyobyabwenge, bagasinda cyane. Kuko abahungu bo ntekereza ko hari igihe hariho n'abandi bagiye barangiza za secondaire bakajya mu biyobyabwenge, ubuzima bwabo bukamera nk'ubupfapfanye kubera ko kubura ibyo bakora mu nkambi. Utabone aho ujya gukora n'akazi hanze y'inkambi ngo ubone amafaranga kubera ko status ikaba bariya yo kuba wajya gukora handi, ibyangombwa se
waba ugize n'akazi ko mu nkambi kaguhemba ubusa kandi wakoze wavunitse, undi munyarwanda yaza akagakora akabona amafaranga menshi. Nkagutya ni nk'urugero nk'ufite batch nawe ufite batch, kubera ko uri umunyarwanda ugakora uri guhembwa prix de 500, je nkakorera 24. Imagine nanjye ndi gukora ibintu bikomeye, tunganya skills ariko umushahara w'amafaranga bikaba bingana. Ibyo ngibyo bigatera abantu benshi trauma, kugira wiyakire niba ubona ko ukora ibintu bimwe n'ibyundi muntu biragorana. Kugira wiyakire rero bamwe bakajya mu biyobyabwenge, wenda ngo bariho babona ibitotsi bumve birengagije, ubuzima bw'abantu benshi bugatakarira aho ngaho. Ubona akenshi bishobora guterwa n'ubushomeri. Yego, ubwo ubushomeri mugasanga umuntu arangije yarize ari n'umuhanga w'umuhanga, yaza hano akazana gakomeye n'ubwayo. Umwarimu ubukaze cyane ubukaze uri umwarimu uri umuntu ukomeye kabisa, iyo ukoze bahembwa 30 yawe urumva wakoze koko. So none se nanone iyo ugiye kureba ubuze ari pregnant, ugasanga umwana hari umwana w'umubyeyi afite 10 umwana nziba byafite munsi ya 15 uwo mwana koko ubona ari iki ababyeyi baba baravuze cyo kumuhereza. Okay, murakoze cyane rero nkuko nge nabivuga, nkuko turimo kubiganira, ngendeye ku byo ndashobora kuba mbona, birashoboka ko wenda n'ababyeyi bacu babigiramo uruhare kugira ngo umwana atware inda akiri umwana muto. Sinibaza ko umwana niba afite imyaka 12 akaba ataricarana n'umubyeyi wenda ngo amuganize, bitewe n'umuco wacu ntiyamubwira ngo ukuntu umuntu asama, ntamubwira imihindagurikire y'umubiri. Ugasanga umwana ibintu ari gukora ntago abizi, umubyeyi ntago azi ko umwana we ajya mu mihango se, ntago azi ko umwana we yatera inda. Ibyo ni ibibazo bitwugarije. Ntiyafata umwana we ngo amwicaza mu byati, mwana wanjye rero bimeze gutya, urabona umaze kuba inkumi, ugomba kwitwara uku nguko. Ibyo ngibyo nabyo nkabona ababyeyi bashobora kubigiramo uruhare, bikaba byabatera ibindi bibazo. Bakunda kudushishikariza, nako ntaho ndaba umubyeyi ngewe gushishikariza ababyeyi kwigisha abana ibijyanye n'imyororokere. Umuco wacu ababyeyi banza biriya bintu bajya bagiraho isoni, sinzi nawe niba ari kubibona. Cyane babigiraho isoni, kuko n'ubundi harimo nk'abantu baraza kureba wenda nk'iyi video bakavuga mbega umukobwa ibintu yavuze byo by'ibiki byinshi yavuze kuri ntuza, ariko ntago byagakwiye. Niba iyo mico ishobora kubaho, ababyeyi bacu impamvu batatwaraga inda, bagiraga 15 agahita ashaka, hariho n'abagendaga bakajya gushaka abagabo batarajya muri iyo mihango. Sinibaza ko rero ubwo buzima niba barabukiriyemo bafite ubuzima bwiza. Hano turi societe zitandukanye, turanegeranye, ndasohoka maze gukaraba, umuhungu araba ari kundeba, umukobwa nanjye ndaba ari kumureba, turinjira mu iyo miryango. Urumva ibyo bintu rero ntago byareka kubaho. Niyo mpamvu ababyeyi nabo bari bafite bakwiriye gufata ingamba zikomeye zo kuganiriza abana b'abakobwa. Ikindi kintu twavugaga kuri so ababyeyi bagira isoni n'ingose, isoni zo kuba yavugisha umwana mubyinshi, atangira kubitekereza ko yakabaye yarabikoze, umwana yaramaze gutwara. Nkibaza se itandukaniro hagati y'ababyeyi ba mbere wenda nyine twakwifashije kuko wageze watangiranye nayo hambere ku urwego bugezeho ubu ngubu ku kibitaba muza 2005 ahera muri 2005 usanga umukobwa ugira isoni. Nyine nkuko nababwiye, abantu iyo ubumenyi buri gutera imbere, iyo abantu bari gukanguka mu mutwe bagira ubushake bwo gukora experience ibyo bavuga. Ni ukuvuga ngo impamvu icyo gihe 2005 abakobwa b'icyo gihe 2005 nibo baragumaga mu mazu gusa, nta kindi bumvaga ko ategereje umugabo. Urabizi ko turi kugera hano banateruraga abakobwa bakabatwara, umutaganiye n'umusore akaguterura akakujyana, yagukunze akaguterura akakujyana mu yindi nzu, mukaba murashakanye bikaba byarangiye. Rero sinibaze ko niba tugenda tugakura ubundi bwenge ahandi, twama interna tukaba tuganira wenda ku ishuri batwigisha imyororokere n'ibiki byinshi, niba twebwe tubizi nkagira amahirwe. Abantu ba kera ntago bakundanaga, n'urundi rugero ruhari, ntago bakunda umukobwa w'imyaka 12 ntago yagendaga ngo ari guteritana, nyumvaga afite isoni zo kwegerana n'uwo muhungu. Ariko ubu ngubu urusanga n'umwana w'imyaka 9, nta nubwo ari umwana w'imyaka 9. Murumuna mukuru wanjye afite akana k'agakobwa
ariko nigeze kukaganiza se gafite sheri karambwira ngo mfite sheri afite imyaka 4 ngo mfite sheri ngo yitwa gutyo urumva rero iyi si turi kujyamo iri digital bamaze kubisobanura niba tangiye guteretana afite imyaka 4 azagera 12 ibyo ari ibintu bisanzwe wowe wenda wowe tukugarutseho wowe cyawe batangiye kumutota byacu biziguri mu by'ukuri rero ese nabyibuka ntago nabyibuka ariko nge ntago nigeze nteretana ndi muri primaire ntago nigeze ndetingana ndi muri primaire nanjye nari mbizi ko abantu badetingana ari abantu bo muri primaire bandi bakuru kuko nabona nkiri muri primaire nabonaga abantu bakuze bo muri secondaire bateretana ariko ubu ngubu no muri primaire usanga na P5 umwana afite shiri urumva ni ikibazo gikomeye cyane wenda mwebwe nk'abakuru babo wenda bakuru babo mujya mugira nk'igihe cyo kuganira nabo wenda kugira nka barumuna bawe navuga niba ari amahirwe cyangwa navuga ngo ntago ari amahirwe nta murumuna wanjye turi inyuma mfite basaza banjye bari inyuma ariko iyo ngize nk'amahirwe nk'abana dukunda kugira nagize amahirwe nakoze muri plan nkoramo ndi youth sports facilitator nafashaga abana nyine mu bintu bijyanye na siporo ariko kubera ko nagiraga amahirwe yo kuganira n'aba bana batoya bo muri primaire naganiraga nabo nkumva ibitekerezo byabo nkumva ukuntu ako nkabona ukuntu bafite isoni bo bari kundegera ngo tica ngo uyu nguyu ngo afite ngo sheri we ngo n'uyu kandi tumaranye amezi 6 urumva ariko nkababwira sheri ntago ari ngombwa kumugira mwebwe buno haracyari kare ukamugira inama gato cyangwa niba umugize basi sheri agufasha amasomo sheri nta kindi agomba kugufasha ni wa wundi ugomba kugufasha amasomo akagusobanurira akakwereka ibyo udashoboye niba ari imibare mukayikora hamwe akagufasha n'indi mirimo mu rugo n'uwo sheri utari sheri ugufasha ibyo ngibyo ntago ari sheri wenda aho ngaho ubuntu umwana yagakwiye kugirisha ku myaka ingana dating njye numva nko mu myumvire yanjye bishobotse ya datinga afite 18 cyangwa atari under 18 ari hejuru ya 18 nibyo byafasha kubera ko umwana uri hejuru ya 18 aba afite ubwenge kwifatira ibyemezo nkanjye ubwo se hari umuntu wacuka bibaho ubwo niyo nadatingana nta kibazo kirimo ariko nta muntu wacuka nanjye nzi ko mbese mfite ubwenge ibintu byose nta kintu umuntu yacukisha ariko umwana uri munsi y'imyaka 12 aba afite sinzi aba ni hari gutangira dorsa mbese yumva afite ubushuhe yumva agezweho akumva ari mwiza bamubwira ngo so beautiful agaseka kumva kumva birarenze akumva yatwitse ariko nyine iyo urenze 18 umva ari ibintu bisanzwe uravuga se kubera kabimbwiye ubanza kubitekerezaho ashara bimbwiye ndi mwiza nyine nk'abandi bose ukabyumva nyine ukabitekerezaho ko umwana muto iyo bamubwiye ngo ni mwiza yumva ari ibintu birenze ubwo rero n'abasore mukwiriye kugabanya kubwira abana utwo tugambo twiza tunguri mwiza nguri ibiki ntago ari byiza cyane ikindi kintu wenda nshobora kwibaza tugiye kuri abantu bashaka bakiri bato niziye iki wenda ngo twari tubibye nyine byo gutwara inda zitandukanye ugasanga umwana atwaye inda akiri muto cyane atarageze igihe cy'uko wavuga ko yabyara umwana 10 arabyara bidasanzwe tugiye nanone ku bantu bashaka bakiri bato ari abana cyane akenshi bagashaka n'ababyeyi babo batabyifuza kumva kuva abana bishimye ubona byo biterwa n'iki ni bya bindi nyine navuze ngo wenda impamvu abana bashaka ari bato kenshi bakunda gushaka babateye inda bagiye muri ibyo bintu byo kuvuga ngo nkundana na runaka kwa kundi bagiye bakundana bagenda bakora sex barangiza bagaterana amada iyo bateranye inda rero hari igihe bafata umwanzuro kuva ati mu rugo baranyica bimeze biteye mu rugo n'ibibazo ibintu nk'ibyo bigatuma bashakana bakiri abana batoya ikindi cya kabiri ni gishobora gutera abana gushaka ari batoya please nk'abakobwa yarangije nka secondaire ndaragize amahirwe kiga neza akarangiza secondaire aba yumva nta kindi nk'umuco wacu niba ari nk'umuco wacu ariko nabivuga aba yumva hari abantu bavuga ngo diplome ni umugabo ariko ntago ariko bimeze ahita yumva yashaka ko nta kindi kintu afite cyo gukora avuga ati ubundi se sindarangije sinzabona akazi nta kintu nzakora sina kaminuza nta mafaranga afite yo kuyijyamo ngo nyige akavuga ati ngize amahirwe nabona umuntu ubwira tukajya bagahita bashakana nyine ako kanya bitewe n'ibyo bibazo byo mu nkambi twigirira
navuga ko nyine n'ibibazo bitwugarije nabyita ko ntago ari ukwiheba, ahubwo nuko babona nta no kwiheba byazamo kuko babona nta yindi future bafite ari ugushaka. aho ngaho nanone nshobora kubona nabishyira ku babyeyi, ibyo bintu byose nshobora kuba nabishyira ku babyeyi mu rwego ariko umwana niba yagize ikibazo agatwara ibyo atabiha nyine ngo bimwumve yumve ko ari ikibazo yahuye nacyo amuganirize amuhishe ko ari ibintu byabaye nyine nta kintu ateze kugarura, akaba ishobora kuba umwana agatinya ko umubyeyi yamuha. Ababyeyi nabo ntiwabibashyira bitewe n'uko batabagira inama. Hariho uruhande rumwe ntabwo ari ababyeyi bose, ahubwo sosiyete turimo cyangwa n'imyumvire uzi ko bikonveka abantu bikakonta ku bantu benshi, ariko n'ababyeyi bashobora kubigiramo uruhare. Yakumva umwana aratwite, kuba umwana atwite ntabwo ubuzima burangiye, kandi kuba umwana atwite ntabwo bisobanuye, ntabwo ari meaning yo kugira ngo wa wundi amuteye inda amushyire mu rugo. Harimo kimwe cyo kubyarana ukavuga ati mbyaranye n'umuntu yanteye inda byabaye impanuka, ariko ntabwo tuzi ko harimo urukundo. Niyo mpamvu iyo turebye tugakora amajyanisha menshi tukagereranya ababyeyi abantu ba kera n'abubu, divorce nizo ziri nyinshi cyane, kubera ko hariho bimwe umwe ashobora kuza akagutera inda kuko mwishimye cyangwa se mwagize ibindi bihe bidasanzwe bibaye ngombwa ko gutera inda. Ntabwo ari minizi ko umuhungu umushiraho pressure ngo bashakane cyangwa umukobwa ashakane, ko ashobora kuba atari kumukunda cyangwa se atari kumwiyumvamo ukuntu. Ntabwo bisobanuye babyarana, ariko ntabwo bisobanuye ko bahita babana, cyangwa kuko nyuma yo kubyara umwana arakomeza asubira mu ishuri, nyina asigarana wa mwana agasubira mu ishuri akiga amashuri akarangiza akaba umuntu ukomeye, ubuzima burakomeza. Maze usoje ufite bachelor yawe, uteganya gukora nkuko nabikubwiye nyine ndangije muri management, concentration, logistic and operation. Ndateganya ndi ku murimo w'isoko, ndi gushaka akazi, ndashaka akazi ariko ntanakabonye nashaka n'ibindi nikorera. Ndashaka gutera imbere, nshaka kuzaba mama w'ejo hazaza, mbese mama w'ejo hazaza ufite icyerekezo, umwana ku buryo nanjye yambonaho ikintu, mbese nanjye ndashaka kubyaza umusaruro amasomo naba narize. Murakoze. Sister wacu mukuru wenda twibutse gusoza w'ikiganiro, ngira nk'inama kugira abahungu abakobwa special nyine ba hano bakuri hano ndetse n'abandi bumvire ko ntabwo ari abantu gusa kuko n'abandi bose tubareba bose abari gutegura ejo hazaza habeza. Nizihe nama ushobora kubagira? Murakoze cyane. Ngiye nk'inama nagira urubyiruko muri rusange, especially hano mu nkambi ya Kiziba, nabashishikariza gushaka ibyo bikorera, guhanga, kugira destiny y'ubuzima bwiza, ntibacibwe intege na status, ntibarebe ngo ntacyo nashobora ndi impunzi. Turi impunzi yego nibyo, ariko turashoboye, turi impunzi dufite ubwenge. Nkuko nabibabwiye, dufite abana benshi bazi ubwenge b'abahanga. Sinzi abahanga benshi tubafite hano mu nkambi benshi cyane, muri technology, mu banyamakuru, mu biki byose turashoboye, dufite ubushobozi bwo gukora ibintu byose. Icyo nabashishikariza cyane abakobwa kumva ko twese dushoboye, turashoboye gutekereza ejo hazaza heza, ntibafokasinge kuvuga ngo umugabo fokasinge nabwo ni mwiza. It's okay gukora marriage agashaka, nabyo ni byiza, ntabwo ari bibi, ariko dutekereze cyaduteza imbere, ni igiki cyanteza imbere, kugira intego. Ngiye ikintu nabashishikariza muri rusange ku bana cyane abari muri secondaire, no kugira intego, intumbero. Intego iyo umuntu afite intego ayigeraho, even if ishobora gutinda ariko ukayigeraho. Ngenda bashishikariza kugira intego, gukora cyane, bakazaba abantu b'ejo hazaza bakomeye. Murakoze cyane. Tunagushimira kandi turamutumye n'itahane tugukenera uzabone kikaguzi. Yego murakoze cyane. Thank you. Ese ibicuruzwa byawe byaba byarabuze abaguzi? Warabuze abakiriya se ugatekereza ko ufite inyatsi? kigali-site.com twabazaniye igisubizo. Turakwamamariza ku giciro utasanga ahandi, ndetse tukaguhuza n'abakiriya mu buryo bworoshye. Ushobora kutwandikira kuri email yacu ariyo kigali-site@gmail.com, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero za telefone zikurikira 078 94 44 78 cyangwa 078 056 40 10. Hamwe na kigali-site.com umukiriya ni umwami.